ndabaza impamvu y'ibimbaho, impamvu ibyo nkora bitemera. Ninde wamfasha, ninde akanyereka inzira y'amahirwe, impamvu barababeshya mufata amafaranga murabishyura ngo babahe akazi hanyuma ngo ntagare nuzubwo ibyo urumva bisobanutse wowe nyine tuzayaho muri ese hari kontra harantu twiye dusinya ngo twabaye amafaranga serivire banza agende baratatwumvira ibintu sasa we ikintu uri bukore buriya abakobwa n'abagore muri rusange bakunda ibintu bisa neza, amabara meza, irangi ryiza, isuku. Cyo kurya mwana wanjye ngiye ibiryo Subyo tuteka muri iki gitondo. Yego. Nagiye kuvoma mvayo ndateka nuko. Ahubwo naze. Yese watekesheje iki mama ko? Yatekesheje igikonzi ko nta mazi yarahari. Mwana wanjye nta mazi yarahari. Nahise mfata ingamba zo kujya kuvoma kuko nangaga kukubyutsa ngo ngufatanye nakababaro wari wagize nimugoroba. Wagiye kuvoma usize hano mama ubu wakubonye yagize ngo iki ujye kwivomera. Mwana wa wigira ikibazo. Nagiye kuvoma kubera ko nabonaga dukeneye amazi kanangaga kugufatanya n'iminsi nabisi nangaga kugufatanya nabo. Oya nta rwose ntakoze ntabwo ari byo. Umuntu wakubonye arimo aribaza kunagiye he. Ntabwo byari byo rwose. Erega biriya ntibikwe gutera ikibazo mama. Cyuko mfite agahinda biranda bimenyereye bibaho birasanzwe. Ukagira ikibazo. Bisanzwe mama. Ndabimenyereye. Mwana wa ibyo warayumbwiye ninjoro n'impamo yakwanze. Yewe birarenze no konyanga ni ibisanzwe ariko ngewe byose nabitewe no kwambwiye ngo inshuti yawe umusanga mukunda nango muramo. Ubundi ni gute ushaka ko mujye gutereta umuntu ufite sheri cyambwiye ko afite umukunzi ndetse bari muri gahunda yo gukora ubukwe vuba. Nako twakundana nyine afite umuntu basanga bakundana. Mbese ngo nta mbaraga afite zo gukunda abantu babiri cyari. Aha naho ntirora. Haragacudika n'impiri, harakangwa n'iminsi. Shinzi gusa biyoberanya boka kubwa n'umuruho nk'uwankubye. Ambeshya, mbese tukaganira akanyumva akanyereka ko rwose ankunze. Kumbanya ngiye umwana iyo mbimenye. Rega baranda bamenyereye ntibakagutera ikibazo. Humura umukazana ushaka uzamubona humura wigira ikibazo rwose. Koro nzoga ndabona asa nk'ibigiye no kunanira ariko bara rwose ibintu byoroshye sibyo. Urafata igitanda k'ibiti nguragihinduye ngurashaka kuzana icy'ibyuma ufate saro wari ufite nziza n'ameza meza uyahindure sinzi niki kintu wumva ushaka kuzakora kugira ngo wemeze uroro uvuga uti ndakwemeje none. Aya Derike nawe ntukirengagize ibintu rwose none se oya kawe gapfundura ahubwo na genda dukorere facture ahubwo tugiye kugenda kandi nyine mwakoze nsaba nta kibazo. urumva nawe shira mu gaciro reba igitanda naraye kuva mu busore bwanjye bwose niki urashaka nkizane w'umugore koko nyiri yamana n'umugore nzi bitwaye iki nyine impinduka ariko
nkeneye impinduka ngiye sinshaka korora azancisha mu ijisho. Cyo niyo mpamvu ushaka kugira utuntu mpindura hakaza ahantu hameze neza. Sasa kororeka nkwereke. Urabona ubu wari umuntu umwe. Mugiye kuba babiri. Ejo undi ugire gutya mukubitemo umwana mwe mubaye batatu. Sibyo? Umwana azakenera pampa, azakenera uburiri, azakenera. Najya gukura gato ahita ajya ku ishuri. Azaba akeneye minervari. Arware mukeneye ubwishingizi bw'abantu batatu ibintu byinshi. Sibyo? Ibyo ngibyo ubwabyo byakagombye kugutera ubwo ugatangira kwizigamira. Nanjye niyo mpamvu nagize nyabwira ngo mubwire tujye ibintu byo mu murenge kugira ngo akunde anyizera ngirire icyo cyizere. Kugira ngo anyizere rero ngomba kugira utuntu nanjye mpindura mu rugo yaba gusigira irangi yaba ku Erega nanagura n'intebe nshyashya. Urumva ngiye kuba umugabo. Koro. Ubu urumva ufite amafaranga. Nasereka nkwereke. Uretse ko wenda iby'ubukwe wabikwebye utekereza ko ugiye gutanga amafaranga make. Mu murenge naho ntuzabura abantu nka 50 mujyanayo. Abo ngabo ubwabo uzabipevera half time full time. Urumva bazarya banywe kandi niwo uzishyura. Nasi yo mpamvu nakwepye ibintu by'ubukwe. Urumva mu bukwe hari kuza abantu barenze 200. Urumva ibizo depense nyene ari kuzipevera. Nyine warabikwepye nibyo ni n'igitekerezo cyiza. Ariko tasiyo abo bantu 200 nibura bo baba bagutwerereye. Muri bo ntihabura ugira gutya ari nujya kuza kumva afite isoni hamagaye gutyo ngo uzantahira ubukwe akagira gutya akazana nk'ikazi imwe kandi kazi hari iginkwa nk'abantu 6. Sibyo? Icyo gihe rero bitandukanye no ku murenge nta muntu n'umwe uzagutwerera kandi uzatanga amafaranga. Mane, wowe ibintu byoroshye fata ibyo wari ufite ubona bimeze sawa ubumubigumane umwana apfa kuba gukunda nawe umukunda nta kindi. Ya gusa ngiye ibyo nshaka gukora ni ibintu byiza ku buryo nejo bundi kwa nyirarume batazaza mu rugo bagasanga tuba ahantu hafeke mane. Uwo nyirarume umuntu nubaha. Uwo nyirarume uvuga we ntabwo ibintu biciyemo ejo bundi. Mu misi ishize arameze nkatwe twese aba mu mageto. Urumva? Yari afite akazu k'icyumba kimwe na saro. Haryama mu cyumba hariya abana barara hano muri saro ibikoresho birahangaha. Tekereza ko twiga muri kaminuza Aurore yatinyaga no kujyayo. Se uramugabo ko nabonye asa nkaho ari umukire yagafashe. Nyine ameze nk'umukire mu minsi mike. Hakize gutya nyine Imana iramwibuka imukubita akazi keza. Ubu hari NGO asigaye akorera yishyurwa amafaranga menshi. Urumva mu minsi mike nawe yari nk'abandi bose. Nose kiriya kizu nabonye gisa nkaho nta n'imyaka 5 kimaze nyine maze igihe yubatswe. Ariko nawe hari umuntu wageze gutyo ubuzima buramukubita niba umujyi wari umunaniye cyangwa se bigenze gute iranza arayigurisha nyine nyirarume arayigura ndiyigira kwa mu nkengero z'umujyi. Niba ari ibyo rero ngiye ndumva nta birenze kuko natwe ari igihe tuzagafata tukamererwa neza tukabana heza. None se ntawe uvumira itararenga. Woroshye ibintu fata umugore wawe mubane mu kumwe. Ari umusaza nabonye y'inkwano n'iki. Nese Claude. Nyirarume yakubwiye ngo nutamukwa ntabwo tuzamuguha. Nyine kugira ngo angirire icyizere ngo ngomba kumukwa uriya mukobwa we. Bisa arashaka nyiri ya migenzo kazi. Mukanyirarume bivuga iki? Nibe nawe rwose uko we yaravuze nimba abana ngo bakundana bakaba bizerana nta nzara bafite babona ibyo kurya n'iki ngo icyambere n'urukundo ngo ibindi ngo bizaza. Gusa urumva uwo ngo atari we sawa. Uwo rero nyine ni buze ubuzima. Mukanyirarume ubuzima nyine yararushye yarakubise arababaita azi ubuzima n'iki azi urugo n'iki. Urugo rw'umugore urugo n'urukundo. Ibi niba mufite bike mu bisangire niba mufite byinshi mu bisangire then ubuzima bwendereye. Niko bimeze nta nubwo bangifite. Kireka ahubwo mu mizi mike ubwo urasubira ku isuka nakumvise aho. Bino bintu biragoye shana nkubwiye. Ese uri buragenda uti? Genda kandi ugende neza. Asugo wewe wavutse ubizi. Si umukobwa mugire gute? Wari wagwa se ahubwo. Ubwo usigaje kugara kandi gatatu. Urumva? Ubundi kugendera muri house. Ntago wabimenye utaguye nka Karimba. Basi ngwino mfate tugende ngira hano ngine garuka aho ngaho. Oya yewe garuka igira vuba. Garuka hano. Uratuma ngo. Hasigaye ubundi nka Karimba. Kugira ngo bimenye. Asugo waretse ibintu tukabireka koko. Erega ni wabimenye utisenyuye hasi. Ubundi ni wisenyura hasi nka 7 nibwo bimenye.
nibwo bimenya ngaho ngwino yego komeza gusa ese kugenda wajya ngo ukoreye amagi reka mbikore sibyo regura na pozinze Sikogara. Si urabona twajyana he ugenda unyenyegera gutyo. Akuze kumbabaye. Ubundi iyo ubwo nkakangaye karindwi nibwo wabimenya. Umva nkubwira akuze ubundi mfite ikibazo. Ubundi abo bagabo uri kumbwira ngiye nambe inkweto zisanzwe ntago bankunda. Umva na surprise yego yagukunda ko abazambaye ariko ugomba kumenya kugendera muri high heels. Urambonera ndi uko wasebye umuntu. Ibintu n'ukuri biragoye. Basi ko tuzakura. Ubwo wanani ubwo zabyigira iwawe. Sibyo? Basi ngaho ngiye. Ubwo nyine tugiye kubyina twige kubyina. Kwato. Kubyina? Nyine kubyina. Kubyina byo wikigo nigora. Nta nubwo wanankurikira. Wikiga wigora. Gaho nyereka basi mbere. Reba ubwo ubwiyemezi bwawe. Nawe kubyina nawe ntiwankurikira. Gaho binyerekeza. Haryo ndakubyinira ihe ndirimbo ra. Akayimba ka Diamond kagezweho. Bita yope. Kabyina. Yope mapesa yo. Yayoye. Iyo ntago twanganya. Reka. Kakubita kashaku. Bose gatava mu nzira. Bega Sofia, uranagaje nukuri. Nase uri kubyina bagiye kuguselectinga muri group ya Diamond. Nuko uzagenda kubyina se mu kabari. Se kubyina si byo wambwiye. Wowe urabona wabyina gute n'umushiri. Ukabyina gutyo. Nyine nibyo nkubwira ibyo ngibyo. Cyane bivayo nkwereke. Nase urabona gindo umushiri. Nubwo uko se wajya kubyina mu mushiri gutyo. Kabonye nyireka. Nyine tubyine. Iyo ndirimbo ngo waririmba iyo ndirimbo yo kubyina. Yope mapesa yese. Mana njuri insanga. Se babyina bati nyereka nyine. Nta ndirimbo iri mu mutwe wanjye ariko kubyinana n'umuntu. Usubyine tuvuga gutyo kabyina gutyo. Ukamukoza wese ikibuno. Aso akazi nako ndumva ari ndyankuri. Mana yanjye we uyu mukobwa rero umva akazi ndabona ukananiwe. Nyine ngo ndine. Uramubyinira gusha nyine ku buryo umuntu yishimye kandi icyo wamusaba cyose ahita kiguhereza. Sinajyana nawe genda usabanze ubyitoze. Basi nyine neje tuziga. Sawa. Ibintu byo kuba umuntu ikibuno. Bijya gushaza no gushiriza. Bana yanjye nitugira abashyitsi benshi tuzajya tubahera ku masiniya basangira. Umva sheri ubundi isiniya bayiriraho ari uko bagiye kwita umwana izina. Umva yewe c'est vrai muze ngubeshe. Mbese se ahubwo ibintu byaje by'ubusirimu muri iyi Kigali kera ho n'inkoko ntitwaziriragaho. Umva ko ari kera nyine. Gusa urumva twahamagara abashyitsi koko twatumira abashyitsi kabahera ku nkoko. Ariko se abo bashyitsi turi kuvuga nk'ukuntu wahereye karumbwira ngo abantu bacu nibadusura uzingi bacu bazapfa kuza vuba. Ahubwo uranyibukije twapanze tukazabasura. Sheri uzi imyumvire iba muri umva ni mu cyaro bafite ya myumvire nyine yo kuvuga ngo ngiyo byageze nyine nguko nyine ubona ibyacu bimeze. Umva ngo nyine ngo kugira ngo kwirega ngo guca ngo mubiki sinzi ibintu byinshi cyane byo mu cyaro utashobora kuvuga. Ariko ntabwo habarenga nyine ni mu cyaro nyine baracyafite ya myumvire. Ariko serious tupange mu byumweru 2 basi tuzagende tubasura. Byumweru 2 se sheri twabonye amafaranga. Sheri nose amafaranga tuzayashaka nyine. Wenda ntago tuzabura n'umuntu udutiza n'imodoka. Wenda nzagura kazi imwe ya fanta n'imwe ya byeri. Ubundi tugasura ababyeyi. Baranumvise ngo ikazi imwe ya byeri n'imwe ya fanta. Naho ngo fanta twazireka.
papa wanjye umushyiriye byeri rimwe ntabwo mwaganira kuko we ubwe anywa muwatiye gutya igice cya by'ikazi akinywa wenyine ataruhutse no kumushyira ikazi imwe nta kintu mwavugana noneho niho ukura amahane buriyenze ubwo uratangiye kunyenza aho njye ngira amahane oya c'est vrai uzi bwa mbere njya kugutereta kuntu numvaga ameze numva wari wampabuye neza wari warankanze buriya rero ntabwo ubizi nanjye narakurebaga nyine nkareba buri move utera ukuntu bigenza nyine nagira ngo ndebe koko niba nyine ibyo uri kumbwira ubihagazeho ndakubona kweri urabizi ukuntu njye ibintu ubusanzwe bingora narakubanaga n'ejo bundi nakubwiye ngo utegereze nzagusubize nyine ibyerekeranye no kubana wari wacitse intege numvaga ko bishoboka ko wankunda ariko nuba bitari vuba bitazakunda agoshe uzi kuri igitangaza njye naribazaga ukuntu utabasha no gusoma byibuza amarangamutima mu maso ngo ubone ko ngukunda abandi wayabona ariko wowe uteye ukwawe kandi buriya sheri hari ugukundana hari no kubana ni ibintu bitandukanye ndabizi ariko ubu ngubu ngo uri confident numva ndika ndabura rero ngiye reka mubwire man urankunda ndabibona kandi nenda gukunda uranyubaha ndakubaha turubahana nibasaga buriya ukuntu nshobora kujya ahandi hantu ngusize ntabwo byashoboka buriya sinzi mpamvu utabibonaga ariko Sofia niko Sofia we Sofia si umukobwa yera Sofia vama aho ngaho ariko nyagasani ariko Sofia uri muzima cyangwa warwaye mu mutwe kubera irebe nanjye ndebe urabona dusa sinari munyisiga singise na fondote ntabwo ndangiza kwitegura ariko ngiye gusoza marange reba ibiki shati urebe n'iki kiguti urabona ugiye aho umuntu ugiye kujyanira ukuntu yubashwe muri iki gihugu akumva nkubwire uziraje po amaye ukuntu imeze ntabwo ikimwira nayambaye itigera munsi y'ikibuno none ukara agapira inda yose yari iri hanze babarira ugenda ushaka icyo uhindura ibi bintu se wabicishaye genda urebe icyo uhindura sinajyana nawe umeze gutya urabanguka ahubwo Sofia bimeze bite ariko ko wanyereje aha nureba at least ahanga hanyuma se kanga kana kuntu wagafunga ko kamanze mumaze ikibazo kimwe ubu ubona tugiye kujya dutaha nijoro buri gihe ubu imbeho ndayikira reba ukuntu twambaye byonyine oya ko ariko se tukiri mu nzu nitujya muri club wowe ntubizi ko hashuhase ahubwo tutwose araza kudukuramo reka nkwibaze nkubwire ikintu kimwe nshaka gusaba uri kunyumva mbabarira nge ntwari shati cyangwa isharupe ngene nifubitse basi nitugeraho ndabikuramo Sofia ntuganze igihe wabereyeho wigeze ubona umukobwa w'umusirimu agendana ibitambaro mu muhanda tugenda aho ubugira vuba egera dukinge cyaka inkweto zawe kanzane telefone wongere uninze ubwo amakuru se Imana wabaye umuzungu kumbe oyasha nuko utayirukaga kumbona please ntabwo njya ngo bintu bintu ise wanyweye na ushaka kudusangira data mufite sweet wine yego irahari gute nagusha gute pani 280 agashoti ni 500 na kabitatu okay so nabona icupa rirahari ariko twarikozeho ntabwo rigifunze ryose oh my god ako kugo nawe ntukiyemera isi wanyweye biragutwara I can just a little ko ntukiyemera yeah nagarukiyemera sheri nagarukiyemera sha okay it's okay sheri mureke turasa kugwamagana nagira choice turagwamagana yego murakoze man umukwabaye gute se cyakora nkubwiza kuri hariya hantu nigurye ugomba kunjyana Jackson ngomba kugutwara nuko natayiruka gutayiruka Martin yes meze bite ni sawa
Ni amahoro? Ni amahoro. Okay, ni karibu rero. Okay, Gogo yitwa Martin. Martin yitwa Gogo. Ariko ushobora kuba umuzi kuko nawe ni wa hano. Ako sinzi neza ko muziranye. Yarakiri muto yagiye kera cyane uvuye Dubai. Yego ndakeka wowe mutaziranye. Hashize igihe kinini. Ndashimiye kwamenya. Natwe. Oh, excuse me. It's okay. Ahubwo wowe tujya dusangira abantu reka kunyiyemeraho. Umuyingi Gogo nta nubwo yimwe. Ndabaza impamvu y'ibimbaho, impamvu ibyo nkora bitemera, ninde wamfasha akanyereka inzira y'amahirwe, impamvu